3. Ubwo waterwa n'amakuba menshi maze akagutera kwiheba cyane, ibuka imigisha yose wahawe, ibyo yakoze biragutangaza. Wibuka imigisha wahawe, wibuka imigisha y'Imana, imigisha Imana iguha, ibyo yakoze biragutangaza. Uhora uremerewe n'amaganya, umusaraba urakuremereye, ibuka imigisha yose wahawe, uhora uririmbira uko bukeye. Wibuka imigisha wahawe, wibuka imigisha y'Imana, imigisha Imana iguha, ibyo yakoze biragutangaza. Nubona abandi bafite ubutunzi, wibuka ubwo Yesu yasezeranye, wibuka imigisha yose utagura, ingororano yawe iri mu ijuru. Wibuka imigisha wahawe, wibuka imigisha y'Imana, imigisha Imana iguha, ibyo yakoze biragutangaza. Nubwo waba utewe n'impagarara, ntizizaguhagarika umutima. Wibuke ko ufite abamarayika baza kurinda baguhumurize. Wibuka imigisha wahawe, wibuka imigisha y'Imana, imigisha Imana iguha, ibyo yakoze biragutangaza. 136. ahazanyobora hose niho nzishimira kujya, kuko ari jye yapfiriye akazira adacumuye. Yesu azanyobora iteka maze angeze iw'amahoro, kuko ari inshuti y'ukuri itigeze guhemuka. Nishimira kwantegeka, nishimira kwanyobora, nishimira kumwumvira, kuko
isasanyo